mu gitabo cy'ibyahishuwe muri Bibiliya dusoma ibizima bine biri hafi bwami bw'Uwiteka. Ese ibyo bizima bine dusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe ni inyamaswa ziri aho cyangwa se ni ibintu Imana ibishaka gukoresha kugira ngo itwereke uko iremwa, iribona, ingufu zayo, uko isengwa, cyangwa se n'umuntu twebwe ubwacu akaba ari ishusho yo kugira ngo itwereke uko ubwami bw'Uwiteka bumeze. Abantu benshi rero iyo basomye ijambo ry'Uwiteka mu byahishuwe bahagararira ku mayobera gusa, bakavuga ati ibintu ni amayobera ntitubyumva. Hari intare ifite amababa, hari ikimasa, hari umuntu, hakaba n'icyo twakwita akagoma iguruka. Ariko ibi bizima byose biri hafi y'intebe y'Uwiteka, hari impamvu yabyo. Ntabwo ari umurimbo gusa w'ijuru nk'uko abantu benshi babitekereza, ahubwo ni ubutumwa Imana ishaka kuduha uko ijuru rimeze, riteye, no mu guca urubanza ukuntu bizagenda, ahubwo no kugira ngo tubyuke dukanguke nk'uko tubisoma mu byahishuwe 4:6. Hagati y'ubwami bw'Uwiteka hari ibyo bizima bine bifite amaso hose imbere yabyo n'inyuma yabyo, bifite amaso hose yaba imbere yaba n'inyuma. Turebe rero kuki ibi bintu tugomba kubimenya muri ino minsi bivuze iki. Nuko tutumvisha ibi bintu byanze bikunze nibyo bitera abantu kutamenya no gusobanukirwa iby'ijuru. Hano rero bituma utumva ukuntu ijuru rimeze, rikora, riteye. Ariyo mpamvu isi yihorera mu bibazo, mu macakubiri, abantu akaba aribo bireba gusa ntibahugukirwe iby'ijuru. Umuntu akibera mu by'isi gusa, tukajya mu by'isi ariko twireba gusa nk'abantu, ariko iby'ijuru tukabitera umugongo. Niyo mpamvu rero ibi bizima byerekana ko ibyaremwe byose biba hafi y'ubwami bw'Uwiteka, kandi noneho iyo ubyumvise neza ukabisobanukirwa nibwo utangira kwinjira muri wa mwuka ugakanguka, kuko uba utangiye gusobanukirwa kugira ngo ushungure noneho urebe ukuntu bimeze. Iyo rero ibintu ubisuzuguye ni kwa kundi rero wihorera mu madini, rya dini rikoza ubwonko nk'uko Imana yavuze ngo idini ni imigenzo, amategeko, ibintu abantu biremeye barabiterateranya, bagenda babihererekanya ibisekuru n'ibisekuruza kuva ku buvivi n'ubuvivure kugeza na magingo ya tukivuguta muri ayo madini, ariko igihe cyayo kirageze kugira ngo ave mu nzira. Ibyahishuwe rero ntabwo byanditswe kugira ngo biteshe abantu umurongo cyangwa se bibayobye, ahubwo byanditswe kugira ngo bibyutse inyoko muntu yongera amenye nanone kwa kundi Kristo yavuze ngo ubwami bw'Uwiteka bukurimo n'ubumenya ugakanguka nibwo uzabatwa kuko uzamaze kumenya ukuri. Tujye mu Migani 4:7 rero, ubwenge ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu ugomba gushakisha ubwenge, ukiga amanywa n'ijoro, tugashakisha, tugasangiza abantu kuri, tugakunda ukuri, kuko nkuko mbora mbivuga iteka, niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Reka turebe rero ibi bizima bine biteye bite. Ikizima cya mbere gisa n'intare. Intare ubundi igaragaza ubutegetsi, ubutware, ubwami, kugira imbaraga, kugira umuhate, mbese imiyoborere niyo wagereranya n'ijuru, imiyoborere y'ijuru. Mu byanditswe intare itwereka ko ishushanya imbaraga, ingufu zikomeye cyane, kandi no kumvira abantu. Iyo ufite ingufu byanze bikunze barakumvira, kuko iyo abantu batakumviye nyine byanze bikunze urasenyuka, kubera ko abo bantu baba batakuriho cyangwa banakubeshya cyangwa se bakuryarya. Bagomba kuba koko inkoramutima, abantu abizerwa. Iyo abantu batizewe rero byanze bikunze barakubeshya nyine ukagwa. Kristo ubwe yaratubwiye ngo ni intare ya Yuda. Niyo mpamvu rero iki kirimo kizima kitwereka ko ijuru naryo ubwaryo rizi, ryemera neza imbaraga zo mu mwuka. Imbaraga zo mu mwuka atari ukwiyemera, atari ingufu gusa, ahubwo gukiranuka kw'Imana
kandi noneho abantu tugakiranuka, twamara gukiranuka tukagira ubutware tuyobowe n'Uwiteka. Intare rero, intare yibutsa muntu ko ubwami bwose n'ubw'Uwiteka Imana ishobora byose. Imana niyo ibigena byose, ibintu byose duha ntabwo burya biba ari ibyacu nubwo tubyitiza, ariko Imana niyo iba yabidutije kandi tuyumva tukayikurikira, ikomeza iduha byinshi. Ikiremwa cya kabiri rero, ikizima cya kabiri ni ikihe? Ni ya nka nakubwiye cyangwa ikimasa, byerekana nko gufasha umuntu kuba igitambo, gukora no kwihangana. Inka buriya yaba gukora, yaba kuba igitambo, yaba kwihangana, nicyo isobanuye cyane cyane. Mu bihe bya kera rero, ikimasa cyari nk'igikoresho gitwara imitwaro, ahubwo kandi kikanakorana ubushake nta kwijujuta. Iki kiremwa rero kitwereka ko mu ijuru baha agaciro cyane kumvira. Kandi none ibitambo ntago ari iby'umurimbo gusa. Ni ukuvuga ngo imbaraga nyambaraga mu bwami bw'Uwiteka ntago ari ugutegeka gusa ngo uyobore, ahubwo ni no kuba umuntu ukorera ubushake, gufasha abandi. Urumva rero wa wundi uyobora gusa, akabanga arayobora gusa adafasha abandi, nta kintu abakorera, izo ntago ari imbaraga mu guca bugufi ugafasha abandi. Kristo nawe ubwe yaratubwiye ngo njyewe ntago naje kugira ngo mumbere abagaragu, ahubwo njyewe naje kugira ngo mbafashe abari njye uwo mugaragu wanyu. Ahubwo cya kimasa rero kitwereka ko imbaraga udafite kwicisha bugufi byose bihinduka zeru bigwa hasi. Imbaraga zidafite kwicisha bugufi zigwa hasi. Ngibi biranditse mu ijambo ry'Uwiteka. Ikizima cya gatatu rero cyari gifite mu maso hasa nk'aho umuntu. Ibi twereka ubwenge, umutimanama, inyurabwenge, mbese no kuzura umwuka mu bubyutse. Umuntu yari mu ishusho y'Uwiteka, iduha ibintu byose, yaba gutekereza no guhitamo. Gutekereza n'amahitamo, ibi byose Imana yabiduhaye. Bwa mbere urumva ibintu yadukoreye, yaturemye mu ishusho yayo, irangije iduha gutekereza, irangije iduha no mahitamo. Ariko umuntu iyo ateye Imana umugongo asigarana ubwiyemezi gusa, ubundi akarimbuka. Kabigusubiriramo, iyo umuntu ateye umugongo Imana asigarana ubwiyemezi gusa, ubundi akarimbuka. Ikiremwa muntu rero kitwibutsa ko ubwenge n'inyurabwenge bigomba kuguma bishingiye ku Uwiteka Imana, isoko y'inyurabwenge n'ubwenge, yaba ikurimo, yaba iri muri mugenzi wawe, byose bigomba kuba bigaruka bikagira Imana nk'isoko y'inyurabwenge n'ubwenge buhambaye baguhaye. Bitabaye ibyo ngibyo, niyo mpamvu ya shusho y'Uwiteka iboneka mu muntu niyo igomba kuvuga iti dore uyu ni umubano n'ubusabane buri hagati ya muntu n'Imana, bigahora byibukwa gutyo, ntiducukubire n'Imana. Kuko hari igihe twireba gusa tukajya mu by'isi ukagira ngo ibintu byararangiye, Imana ntibaho. Bibaho. Hari igihe umuntu ashobora kujya gutya akatekereza nko gutashaka Imana igihe kirekire, akazongera kuyibuka ari mu bibazo. Nibyo bitubaho kenshi twese. Mu ijuru rero, ijuru ntago ari uko rikora, ahubwo ijuru ibintu byose biri hamwe. Twebwe rero nk'abantu wabonye ko ibintu byose biba ku isi, Satani n'abambari babo bakora ibyo bashaka mu bantu bose, bakabacamo inkumbi. Kuko biriya bintu byose byagiye biba, byatweretse ko abantu tutari hamwe, ntago dufite umujyi umwe ngo twange ibintu icyarimwe, ahubwo abantu bose ni huma, nkumirize, nkuyobore, nkujyane mu buyobe. Nibyo biri ku isi. Ukibaza uti kuki biba? Satani aturusha imbaraga gute? Ariko nyine tuzi ko ari igihe gito bizarangira, ariko niko biteye. Ikizima cya kane rero cyari kimeze
niba nta kiti kagoma iguruka. Noneho icyo kizima kitwereka kureba kure, kuzamurwa, ubuhanuzi, kurebera mu ndorerwamo y'umwuka. Kagoma iyo ngiyo, icyo kinyoni kizenguruka kikajya hejuru y'inkubi y'umuhengeri uwo ari we wese waza, aho kugira ngo cyihishe munsi. Ntabwo cyihishe, ahubwo kijya hejuru ya byose kikajya kure. Ni ukuvuga ngo ugomba kugira intumbero, twese tukagira intumbero ireba kure. Ikizima rero kitwereka ko mu ijuru harimo ubwenge bwinshi, harimo kumenya gutekereza ugahitamo ukareba ikibi n'icyiza. Imana yita abantu bayo, irabahamagara ikababwira iti murebe kure, murenze amaso isi, kuko isi nimuyihozaho amaso izabayobya. Wireba isi ngo ugumishe amaso yawe, ahubwo yarenze isi, noneho urebe n'ibiri mu mwuka, niba utazayoba. Niyo mpamvu rero iyo urebe mu mwuka uhita utandukana n'abantu bakibereye mu mwijima w'amadini, kuko uwe wamaze gukanguka. Reka turebe muri Yesaya 40:31. Nuko bategereza Uwiteka kugira ngo azongere abuzuzemo imbaraga, kandi bazambikwa amababa nk'aya kagoma, nabo baguruke bagere kure. Reka turebe rero. Dore iyo abantu benshi rero batajya bareba cyangwa se badatekereza. Ibizima bine bitwereka neza iremwa uko ryuzuye ibyo tubona byose ku isi, ibyo twitaho n'ibyo twitaho. Dufatiye nko ku ntare, ni inyamaswa y'inyagasozi. Ikimasa kenshi na kenshi biba mu rugo. Umuntu we tuba turi hose cyane cyane, ariko natwe uriyo ni nkaho tuba turi mu mago cyane cyane, ariko hose turahagera. Iyi kagoma nayo itwereka inyoni zo mu kirere ziba ziguruka nyine. Noneho ahubwo nibwo kare nibajije ifi yo byagenze gute ko nayo mbona ifi byagenze gute. Mu yandi magambo, ibiremwa byose bigaragiye Uwiteka kandi byose byambaza, kuko buriya muri ino si tubona hano dushobora kuba tutumva uko bivugana cyangwa uko bibayeho, ariko hariya byose biba bivuga. Bino bitubwiye ko Imana niyo musingi wa muntu. Imana niyo musingi wa muntu, kandi kubaho kwa muntu ntabwo ari byo bigira Imana nyamana, kugira ngo tuvuge ngo Imana yahozeho, iriho, izahoraho. Kuko twaba tutabaho, Imana iriho, yahozeho, niyo nyiri ijambo. Niyo mpamvu twebwe ahubwo tugomba kwishakisha nk'abantu, noneho ikatubera rya huriro, rya zingiro ry'iremwa, kugira ngo twongere noneho twiyunge nayo, itugirire ibambe n'ikigongo, kubera ko twahiteye umugongo tugatana, tukaba turi muri ibibazo bitugejeje aha imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Nkakubwira nti rero, muri ibi bihe abantu bameze nk'abisenga, ariko ibyahishuwe bitubwira ko mu minsi ya nyuma ibintu byose bizahinduka. Noneho abantu bose bagatangira kumenya ukuri. Nibamenya ukuri rero bazamenya ko ukuri kuzaba batura, kuko ukuri kubohora imbohe, byibuke. Niyo mpamvu rero imbaraga zose ziri mu biremwa byose byabayeho, yaba biri mu isi no mu ijuru, byose bigomba gusenga Uwiteka, yaba amanywa n'ijoro, ngo tubisoma mu Byahishuwe 4:8. Bivuga biti uruwera Mana ushobora byose, wahozeho, uriho, kandi uzahoraho iteka ryose. Haleluya. Katurebe rero mu kwanzura uko ibintu twayifata. Ibizima bine rero ntabwo ari imitako iri aho ngaho gusa, ahubwo
ni nk'indorerwamo yo mu mwuka itwereka indangagaciro z'ijuru. Niyo mpamvu rero iyo ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bufite, nabyita nk'ubutungane, bugira ingufu kandi noneho n'ubwenge buri mu kwicisha bugufi, ibyo byose bituma umuntu areba kure kubera ko aba yabonye ukuri. Udafite ibyo bintu rero ntibikunda. Reka mbigusubiriremo, ugomba gukiranuka, ugashyirwamo imbaraga no kwicisha bugufi, ukagira ubwenge n'inyurabwenge, noneho Imana ikaguha ya ntumbero kubera ko wayigizeho ukoresheje ukuri. Udafite ukuri nta viziyo ugira. Udafite viziyo ntushobora kwicisha bugufi. Udafite kwicisha bugufi ntushobora kugira inyurabwenge. Udafite inyurabwenge ntiwagira imbaraga. Udafite imbaraga ntiwakiranuka. Ntibibaho. Ibi bintu rero urumva ko byose birahura. Mu byanditswe rero, igitabo cy'ibyahishuwe, ntabwo batubwira ko biriya bintu nibiba bizaba ari iherezo ry'isi yose, ahubwo bizaba ari ubwami bw'aba bantu buzaba burangiye kugira ngo isi yindi nshyashya ize. Niyo mpamvu nibivaho, Imana ahubwo izerekana ukuri kwayo. Wibuke ko ngo amayobera y'Uwiteka icyo gihe yose azahishurwa. Niyo mpamvu rero twakwibaza ikibazo kimeze gutya: niba ibiremwa byose bisenga Uwiteka, bimwambaza, bimupfukamira, ni ukubera iki abantu b'iki gihe bose badakozwa ijambo ry'Uwiteka? Ni kubera kutamenya, kubera kudasoma? Wasanga ariyo mpamvu. Turebe rero isomo wavanamo hano uyu munsi. Abantu nyine twibereye mu ikoranabuhanga, turi mu bintu by'ibyo ngo byateye ikoranabuhanga, ariko mu by'umwuka, mu buryo bw'umwuka, abantu nta no kumenya, nta no gusobanukirwa bakigira. Ni ukuvuga ngo iri koranabuhanga burya tuzabisobanukirwa nyuma. Kera yuko iri koranabuhanga ushobora kuba ryaraje kugira ngo rizatuyobye tuve ku Mana yacu. Kurebye ukuntu abantu bambazaga bakunda Imana, basigaye bibera ku matelefoni, buri wese agenda areba hasi aho kugira ngo abantu barebe hejuru. Ibi biremwa bine rero ibizima bitwibutsa ko ijuru rikorera mu busabane, atari mu kaduruvayo. Ni ukuvuga ngo ingufu zose zidafite kwicisha bugufi zisenya ibihugu byanze bikunze. Ubwenge budafite inyurabwenge buhumya nyirabwo n'abantu bose. Imbaraga zidafite gukorera abantu bihinduka byose igitugu. Kureba kure kudafite ukuri byose bihinduka ubuyobe. Niyo mpamvu urebye ibyaremwe byose bigomba guhora iruhande rw'Uwiteka, bisabana n'Uwiteka, kuko iteka iyo byose bigenda byuzuzanya, nibwo bwa busabane n'Uwiteka bukomera bukagumaho, kandi noneho abantu bose bakaba mu munezero. Urumva ko ibintu rero byose biruzuzanya. Ibyo bizima bine biri imbere y'intebe y'Uwiteka bihari kugira ngo bitwibutse iremwa impamvu turi hano, kwicisha bugufi, ibyo bintu byose, gushaka inyurabwenge, kubaho Uwiteka, kuko gutinya Uwiteka niryo tangiriro ry'inyurabwenge. Kandi ufite inyurabwenge, ukagera kwicisha bugufi, ukagera kumva, ukagira imbaraga, ibyo byose ukareba kure n'intumbero, ufite ukuri, Imana iragushoboza nta kabuza. Mbashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda haba, tov meyo.